Ibihe byiza kuri wo dukurikiye umurongo wacu wa Dual TV uherereye hano mu Rwanda mu ntara zose, uherereye i Uganda, i Burundi, Congo, Tanzania, nawe muri diaspora tugwaye ikaze. Ubaye meze neza byadushimisha, ni byiza cyane by'agaciro, ariko wabitameze neza life zijyane ubuzima ni pambana no kumera tugasunika tukareba uko bimeze. Uyu munsi n'abatingi rero ndi kumwe n'umuvandimwe mwita Dube. First of all ndi mu nzu mwahoze mubibona, ni inzu ikora imiziki, ni inyubako ikora imiziki, niko navuga mu rurimi rw'amahanga benshi bahita nka studio cyangwa audio studio. Abandi kumwe n'umugabo nyiri bwite, nyiri studio, mentor wayo ko nabyita. Reka tumwikaze twibwire ni muntu ki, akora iki. Ndabizi mufite amatsiko wakibwira dukurikiye. Dube, wagwan brother. Akoze cyane. Yego. Nitwa Dube Master Beat. Dube Master Beat. Ndi music audio producer. Yeah. Audio producer. Yes. Ndabyumva, ariko Dube werangiye mfite amatsiko. Ari ukuntu bavuga ngo ibintu bya studio ni ibintu biri heavy, mwana dukwiye kumva nyine uko tuzi ko abastari ari bo bazikoresha, babisaba gushyiramo amafaranga menshi cyane. Nyine umuntu tumva ko studio ari ahantu atabasha kwisanga, kandi mu by'ukuri afite imana. Se studio yumva gute? Ni ikintu cyasaba cyo twakwita gushyiramo umufuka cyane. Studio ushobora gushyiramo umufuka, ariko cyane cyane icy'ingenzi ni kuba ufite impano, unabyiyumvamo kandi ubikunda, ugakunda no kuba wabijyamo cyane, ntubyihererane cyane. Yego, nuko ronga studio, ariko si ukuvuga ngo studio ni amafaranga. Hari n'ibindi bintu byinshi bijyamo amafaranga bitari studio. Yego, na studio ni business n'izindi, ariko yego sura studio yagutonka ku buryo umubyeyi ufite umwana ufite impano ya production, uzi skills n'apeti bigiye muri chat benshi babariza ama skills ya piano, umpita akabyimvamo. So umubyeyi bamugira inama yuko yareka umwana akabijyamo, akabimufacilitatinga mu byashoboka ko byazamuhesha umusaruro. Bo namugira inama akamureka akabijyamo, ariko nkanamugira inama yo kuba yabanza kumukurikirana kugira ngo amenye nk'inshingano nk'umubyeyi. Yego, hari ikintu kibanza buriya cyitwa diplome. Yego, umwana ufite diplome, yego, warabonye ko afite n'impano yo kuba yakora umuziki. Yego, yego, ni byiza ko mukurikirana, wimureka nyine ngo ahita abijyamo, nawe inshingano z'umubyeyi ngo uzishyire ku ruhande. Yego, mukurikirane, ugerageze urebe yuko yazabijyamo afite diplome. Nicyo kintu numva nashishikariza nk'ababyeyi, kuko nzi benshi babigiyemo baciye mu nzira nk'izo, bigakunda bigatanga umusaruro, bikanga ahubwo bikanga gute? baba baraciye iz'ubusamo kenshi. Izo ni inzira z'ubusamo. Yego, umwana aramushyigikira yego, ariko umubaye na hafi ukamwereka inzira nziza yacamo. Yego, nanjye mfite nanjye. Yego, namugiriye inama, yagiye kujya ku Nyundo, ariko ubu ari muri university. Ntekereza yuko nanabijyamo aribwo bizamugirira akamaro kuruta uko yari kuba yarabigiyemo ubu ngubu. Ni ukuvuga ati abantu ashaka ubumenyi nk'inshingano z'umwana abanza zuzuze mbere yo kuza gufata inshingano za kariyeri y'umuziki. Muri make abanze acungane ishuri. Ariya kariyeri ni impano yawe. Si byiza yuko yagusenyera ibyo wakagombye gukora, inshingano zawe nawe. Yego, papasi yawe. Yego, yego, si ntabwo impano isenya inshingano ugomba gukora nk'umwana mu rugo. Yego, yego. Okay, Dube, none abadukurikiye bafite amatsiko. Dube ni muntu ki? Dube bashaka kuvuga bati ari umuntu ushaka kuvuga ati my first time to hear that name, n'ubwa mbere kumvishe. Dube umaze imyaka ingahe muri kariyeri y'umuziki? Ntekereza ko imyaka imaze kuba myinshi, kuko 2012 nari mu kazi ndi gukora. Since 2012 uri hano mu kibuga cy'umuziki? Yego. Ndumva uri umupro n'abantu bashaka kariyeri kandi tubona aba big shot. Ubu hashize imyaka igera kuri 13 ndakeka. 13. Yego, nari ndi mu kazi, ubwo mba ntashyizeho yayindi umwana mara ari kuri imashini. Yego, yego, mvuze ntangiye biri profession. Yego, ndumva umupro size ko nabyita. Ese Dube, abantu benshi bagira amatsiko ya studio, abumva studio nyine ari ibintu binini, kuba akumva byumva ko ntago azi ahantu yabinyuza, ntazi ibikoresho. Studio ubundi ni izikenewe cyo kugira ngo iyo studio kwitwa studio ni ukuba ufite ikintu, ko watangira kuki. Yego, bari kubona mashini na speaker, n'ibyo utazi buze kunsobanurira.
watubwira neza ukabwira umuntu cyaba kiri imene ku buryo ari umuntu ubwira nako ati ibintu super expensive sinabitaho umwanya ariko ari ubwira umuntu ukamura amatsiko neza kumva nimba yaba business muri ryo dufite aba investors n'ubu ngubu baza gushora muri bino bintu kandi bikaba successful. Ese wowe wabwira iki abadukurikiye ku kijyanye gere kuva ku kijyanye na neza ko nabyita ibi biri mahanga se ni ibintu byadanje cyane ibintu wese yakigondera? Sinzi niba mu kugusubiza nahera studio hari ibyo waherewe ukabivuga niba twabivanga n'impano yego cyangwa se niba ari studio ushatse kumbazaho bwite kugira ngo umenye uko musubiza ariko byose nagusubiza nta kibazo. Yego mwanya urahari nto wawe mbwira. Studio ni ibikoresho yego bigizwe na piano yego imashini yego speaker bumviraho yego icyo sound card yego tureba nk'umutima wa studio. Sound card ni sound nyine igufasha kumva neza. Yego sound card se uriya urebye ni nayo icanganye cyane ko nyekeza ko ngo abantu benshi baje microphone bakamenya piano bazi machine na speaker. Sound card abone ko kantu nava ko ariko gashya muri studio nkuko bivuze ngo ni umutima wa studio cyangwa kumenya akamaro kayo ni gute niye mpamvu ituma yita umutima wa studio kandi mbona ari akantu k'aka device gato cyane. Mbona yaba izo speaker tuvuga nk'izi wenda twakwita nk'amatwi yego zagufasha kuba wakumva yego n'ubundi zicometse kuri sound card. Yego biba biri connected kuri sound card. N'ubundi ziza zose direct izi device zose zi output zose uzicomekaho. Yego wa microphone piano ijyaho nayo ijyaho na machine ariko hari na piano ziya direct ku machine. Yego ariko n'ubundi piano ijya hano nayo. Yego ari niyo mpamvu tuyita umutima wa studio. Yego nuko icaho byinshi bigize ibikoresho bya studio. Ndabyumva. Ndabona ari ibintu bidasaba kuba ari ibintu byinshi cyane kugira ngo natangire ko ari umuntu ngo studio ngo nama mixeri ariko cyera sound card nashaka ko nka mixeri buriye nuko nabonye n'ubundi no kuvuga ngo ibikoresho mixeri irimo sound card mu ndani. Yego impamvu wenda uba hano utayibona ari ubushobozi bukiri bukeya. Yego ariko ubundi mixeri ubwayo yego ibamo sound card. Iyi ifite si ngombwa ko wirirwa uzana izo sound card ku ruhande. Yego mixeri bigifite amadani ni iby'agaciro. None Dude icyo nshaka kubaza cy'amatsiko urabona hari ibigo byinshi byigisha umuziki hano mu Rwanda gusa ugasanga condition zabyo ziragoye cyane ku mwana kuba yakisangayo. Muri gihe hari ikigo nzi mfite amakuru yacyo yuko ugiye kwiga umuziki bigusaba gusubira muri superieur ugatangira muri Signature cyangwa level nako Signature cyangwa level 3 agatangira kigira imyaka 3 yose superieur. Wowe ntabwo waba utanga short course like ari umwana uri kuri kamera dukurikiye ushaka kumva ufite amatsiko yo kwiga bino bintu kandi ufite umutima wabyo. Ese uwo mwana ari cyo wamufasha? Nta kimufasha cyane yego harimo no kuba namugira inama ko icyo kintu aruvuze ni cyiza cyane narakoze yego kugira ngo bamwe babisobanukirwe. Impamvu abana basubiza inyuma yego ni za nshingano baba bagira ngo umwana yuzuze za diploma. Yego aba afite diploma. Yego apana kuba byakwitwa certificate. Yego izo shortcut uvuga zo kuba umwana wazimuha. Yego ni certificate. N'ubundi bya byiza yuko yajyayo afite diploma. Nekeza ko ariko nabwo ari ubumenyi buriya n'ubumenyi. Nekeza ko nabwo ari ubumenyi naho ariko gusaba bwinshi cyangwa buke. Nekeza ko ariko buriya diploma darako umuzungu yaravuze ngo ni urufunguzo rw'ubuzima. Diploma kandi nibyo koko cyane ntabwo byemera yanga turagenda na fresh. Diploma cyambe no kwanza ugasoma ugashyira akantu ku mutwe cyane. Buriya niyo mpamvu basubiza inyuma iyo bagiye muri biriya bigo bagira ngo abigisha umuziki bakunda impano yabo ariko bawige bawurangize muri CZM bakora ikizamini cya leta babahe diplome ku buryo bikomeza muri university. Byaba ari ibintu byiza cyane.
niyo mpamvu umwana ushaka abantu mureka akanasura n'inyuma burya ntacyo byaba bitwaye ubona ari bidakunda. Okay. Ariko nibyo tugomba kujyana n'abantu bafite PhD mu muziki nyarwanda ngo twigeze kugira ba Karemera Rodrigue tugomba kugira nibyo. Gusa ikibazo kindi nibaza urumva njye numva ngo muri studio yawe ama session menshi habayo recording session kabayo mixing and mastering session n'uvuga session zose ntekereza ko producer mu Rwanda batazoza kandi umva nk'urugendo kuvuga kubanyumva neza abakurikiye umuziki abaza umuziki aryumva ingoma kumva irimo icyo nakita jingle cyangwa tag ya producer kumva rero producer mwako inyuma ingoma iri kurangira kumvajemo na jingle yunda koza mixing na mastering. Ese the session biragoye ko umuntu ntabwo kuba umuntu yazifata rimwe ngazi azapplying ku ndirimbo ntabwo yabishobora bisaba kugira ngo wifashishe umuntu wundi ubizobereyemo. Ntabwo ari ngombwa ko ngo buri wese yifashisha. Yego. Terwa n'impano afite. Impano ziratandukanye. Yego. Ushobora kuba uri beatmaker. Yego. Ashya ikintu uzi gucuranga uzi gukora beat koko. Yego. Ushobora kuba uzi gukora record. Yego. Ushobora kuba uzi mixing, ushobora kuba uzi gukora mastering. Yego. I know uba beat byose. Okay. Barahara producer ba made beat. Yego. Made beat no producer mwiza cyane nanjye nkunda message. Uzi cyane ahari. Yego. Producer mwiza ba Clement, producer bagiye batubanze. Clement kina music. Yego. Ntabwo no mu producer utakinera undi. Yego. Arabyikorera. Kandi mba bikumva n'ubundi nahita nziza cyane. Ariko nibyo nanjye none se Dube icyo nibaza wowe izo session zose urazikorera cyangwa bisaba ko nawe ugira urare mufatanya ndakumva na session ubundi nakunda mu zindi ko ndakekana wavuze ko aba beat making akabaho kuba ari recording ari umanga wabyo we ni session ukora ukavuga ati iyi ngiyi kabisa nanjye ni fresh kabisa. Byose ndabikora ariko hari ibyo nkunda kuruta ibindi. Ibyo njye nshaka kumenya nanjye kuko tumaze n'igihe. Yego. Hari ibyo namajiye kumva ko ari ibintu bisanzwe ku byo ntabwo ari n'umuntu akabikora. Yego. Ahubwo akampereza ahagereje. Yego. Nkakomereza aho bitewe n'ubumenyi afite. Njye nkunda mastering. Yego. Ariko kuba mbikora byose. Yego. Hari n'irindi zina bita nka producer muri executive producer. Yego. Byajya bakunda kurinyita. Yego. Umuntu ukora ibintu byose. Executive producer. Gute bwo ngubwo mu buryo abakora ibitaramo. Yego. Abakora music. Yego. Ushaka yandikira filime. Yego. Ndamwumva ngo ushaka yawe umwedita mwiza. Yego. Yego. No kuba ati nawe ushaka kuba ukora ibintu nakita biri multiple mu gihe kimwe kandi ukabishobora. Yego. Nkabishobora. Urugero nk'ibihe nshobora kuba nafata nk'umuhanzi. Yego. Nkamujyana tuve ahangaha gukora indirimbo. Yego. Ahita amujyana muri video. Amuga ati na video irakorwa kamudirecting. Kandi akishima kuruta uko producer yari kubikora. Producer akanshimira. Yego. Amubwira ati wafashije. Yego. Ibyo mbibonye nishima cyangwa se ngafata umuhanzi nkamukora indirimbo. Amuga ati indirimbo ifite ibyaza umusaruro. Yego. Ati gute. Yego. Reka tuyikorere igitaramo wenda muri weekend. Yego. Dube udukurikiranye nashaka kumenya ubundi umuhanzi waba warakozeho kuko urumva 2012 n'imyaka myinshi cyane abantu twari dufite barabarikani nka n'abakari Knowless n'abakari ba Jay Polly n'abakoni ba Riderman n'abahanzi bakuru. Dube 2012 bitangira umuziki iyo myaka yose nabaye bahanzi baba warakozeho kandi indirimbo zabo zikagira kure. Nakuri abahanzi benshi. Yego. Babashije kugera kure. Yego. Abo si bake. Yego. Kuko kuri nka Jay Polly indirimbo. Jay Polly narakoranye n'abandi rap. Yego. Ntekereza ko ino kuri album. Yego. Yego. Murera Neringabo. Yego bita Nyizera. Neringabo. Yego. Yego. Abyo ndabishimiye Imana ko nabigezeho. Yego. Ndumva abahanzi bo nabo narakoreye. Sinzi n'umubare. Ni benshi agwibuka imyaka 10 imyaka myinshi. Dube ariko nabonye ushaka kuba organize n'ama event kuko ari amafishi nagiye mbona y'abahanzi nka Bulldog ba Fireman. Nowe n'ibira bintu nabyo biri muri cya gisata wazombwira ngo umu executive producer nabyo bikora. Yego. Ndabikora. Yego uri ibitaramo. Yego. Cyane cyane by'abahanzi bamaje kugera aho bigeza mu izina. Yego. Kugira ngo nanjye ngere icyo mbonamo. Yego. Ba Bulldog. Fireman. Dainanone. Dainanone. Amazina aremereye cyane. Nayo n'umuhanzi twakoreye igihe kirekire Mico the Best.
na Mico the best big shout out ndumva wakoze kera ko ndumva n'abantu mugendana n'abantu akita ko ari aba n'abanzi bakuru bacu ko dufite new generation ariko ndumva abo ngabo ari amazina yahoze kera muri za Primus Guma Guma yego badena none bo abahanzi bamaze kugera ahantu heza yego ashimishije yego agashimira yego abantu batubanjirije yego batweretse inzira nziza tugenderaho yego turabashimira rwose ni iby'agaciro dube no kuba ubu ngubu umwana dukurikiye ashaka kumenya yagukora hehe kugira ngo umwe kuri ubwo bumenyi utanga ashaka kumenya aho yakubahiriza cyane cyane kiza ko telefone ibikora telefone y'ibintu byose binyurerwa biza ndimi z'abasore ngo ni ugucora ngo n'abicorerwa ese telefone wayimuhaye kugira ngo byorohe kugira ngo azaba guhamagara muvugane nimba azagafatira shortcut cyangwa shortcut akabona certificate kuko ubu ngubu ntekereza ko ari ukwigwiza ubumenyi udafite ubumenyi urasigara muri kino kinyejana turimo uwo mwana yakubona gute mwatanga nimero zanyu nimba nta kibazo 078 yego 3 yego 08 yego 8 yego izo nimero nazo muri WhatsApp zina kuri WhatsApp nta kintu akoze wowe ufite ushaka kugeninga nk'ibyo agezeho wowe ushaka kuba producer mwiza wowe ushaka kumenya ngo bikorwa gute bitangira kuva kuri A kugeza kuri Z Rengo Women himself producer Dobe umuca amazina yakozeho nta kintu usabwa fata iyo nimero umuhamagare cyangwa umwandikire umubwire ibyawe none nta kindi gusaba kora subscribe kuri Double TV ni umuyoboro mwiza uje gufasha abantu tuguhuza n'abantu bafitiye akamaro nk'uko izina ribivuga ni Double kora neza wikomereze ineza ikusanga imbere so nta kindi subscribe kwiabonesha fast cya kabiri comment share zanyu turabishaka mu commenting icyifuzo icyo twakora ubutani muri episode zacu muzamushaka zikurikiye nkamuzana akaberekaho ni gute bari codinga ni gute bigeze muri machine bikurikizwa mu step gute ntekereza ko ari ibintu bizaturyohera Dinarigarius nk'ibisanzwe byageza kugira Dobe wakoze kandi kumikaze brother murakoze cyane by'agaciro ariko nanjye numva ko banshaka kuba nayo nagorora umuhogo ntago uzamenda buriya ntago bihenze ni ibiciro binagiye buri umwe rwose cyangwa nibanga ry'akazi yari Dobe nk'ibisanzwe wowe ushaka kubona ko indirimbo nziza cyane uyu mugabo ni umunyabwenge mwegere ciao